wayime kubera iki njyewe. Iyi ni filime ifite inkuru ishingiye guhanira umuhungu umwe, uwo muhungu yitwa Eric, umukobwa. Wayime kubera iki njyewe. Gere mu gitondo urabona ko hari abahungu ewana bameze neza, barishimye, bari kuganira. Hirya yabo gato hari umukobwa asa nkaho nyine atishimye, afite agahinda. Abahungu ewana bari kuganira, umwe yitwa Dada, undi yitwa Eric. Eric ameze neza nawe. Kanyange nawe ahagaze, ni umukobwa w'inzobe mwiza. Hepfo haturuka umukobwa w'igikara witwa Amanda, azamuka ameze nk'ugiye kumusuhuza, ariko Kanyange asa nk'urangariye Eric. Kanyange arebye hepfo abona Amanda arazamutse, amureba n'isesemi kagiye kumusuhuza Amanda. Kanyange amumena amazi mu maso. Amanda biramubabaza, bisa nkaho yibaza ikintu gitumye Kanyange amumena amazi mu maso. Kanyange aramureba afite isesemi, ubona ko byamurakaye ewana, yararakaye, sinzi, afite ishyari ry'uko ashobora kuba Amanda akundana na Eric. Amanda biramubabaza, agira agahinda, ararira. Eric akebutse gato abona Amanda arimo ararira, amanuka gato aje kureba ikintu Amanda abaye, asa nk'umusatira. Dada asigara haruguru yabo gatoya, asa nk'utabyitayeho, yibereye mu ziwe. Eric asa nk'utonganya Kanyange. Kanyange ati urambaza iki, urambaza iki, gukora ntabwo ari byo. Kanyange nawe ati urambaza iki, urambaza iki, urabona habaye iki? Nta kibaye, nkoze iki se, nkoze iki, habaye iki? Amanda aguma mu gituza cya Eric ababaye. Eric nawe akomeza kwiyama. Kanyange areba n'isesemi, ubona ko ewana. Eric aramubwira ati umva nkubwire, reka nkubwire ibintu ko ewana. Kanyange bishyari atashye iwabo mu rugo, ahagaze ubona ko atishimye, ari ibintu byiriwe. Atangira kwibuka ukuntu aba ari kumwe na Eric bishimye, amukoraho baganira nta kibazo. Eric akomeza gutekereza ukuntu yagiye gusomana na Eric. Eric akebutse abonye Amanda atambuka, akatisha igare ryiwe yihuta ajya kureba Amanda. Amanda ari kwizamukira. Kanyange biramubabaza, yibaza ukuntu Amanda igihe cyose aba ashaka kumutwara umuhungu. Amanda ariko nako nta mutima mubi, aganira na Eric bishimye, bazamuka bameze neza, baseka rwose, nta mutima mubi. Eric nawe ati urabizi ibintu biba byabaye ni birebire. Kanyange akomeza kubabara, byibuka, avuga ati ubu nzakora iki kuko mana yanjye, nzakora iki kugira ngo Eric abashe kumpa umwanya nk'uko awuha Amanda. Akomeza kwibuka, amarira aragwa, ararira, afite agahinda, yabuze umuhungu, ahora yibaza ikintu azakora. Akomeza kwibuka ukuntu bazamuka bameze neza baganira. Umwanya Amanda arimo yakabaye awuhagazemo, yibaza ikintu amurusha, byamucanze. Eric urabona ko yishimiye Amanda cyane kurusha uko yamwishimira we ubwiwe, ariko nyine Eric nyine icyo bigaragara yikundira Amanda. Dukurikiye ukuntu byagenze, iyo agiye kureba Eric yicaye ari kumwe na Amanda. Kanyange asatira Eric, azi ko ari wenyine, azi ko ahantu bakunda kuba yicaye. Arazamuka, Amanda na Eric bari kuganira bameze neza. Kanyange ahageze arikanga, aravuga ati buri gihe iyo nje basanga ahangaha. Ararakara, arahagarara, bareba se nkora iki. Eric na Amanda bo bameze neza, bakomeza kwikina udukino tumeze nk'utwo bakundana, urabona ko bameze neza. Kanyange bavuga ati sha mana. Arazamuka, arabihorera, akomeza kwigendera, areba inyuma, aravuga ati agenge nawe Amanda nzamukorera iki basi, umwanya arimo kuko nkunda Eric. Mu kirori cya Eric, Amanda ahagaze ategereje bamucira mu kiganza. Amanda biramubabaza, yibaza ikintu apfa n'uyu mukobwa, byaramucanze, agahinda karamwica. Aramureba, Kanyange we aramureba nyine, wazi icyo amuziza, aramureba. Amanda biramubabaza, yibaza ikirori cy'umukunzi we yateguye ibimubayeho, amusebereza mu bantu. Amanda arababara, ararira, ahitamo kwigendera, kuva mu bantu kuko yabonaga asebye, arigendera. Kanyange asigara asike, arambaza asike, aguma aho ngaho nyine.
Amanda aragenda ahagarara ku gikuta cy'epfo cyari kiri aho ngaho, arahagarara akomeza gukurikirana ibintu byose biri kubera aho ngaho. Kanyange akomeza kwibaza se ari hehe bundi Eric aturuka epfo avuye kwitunganya aje kuzimya buje, azi ko nyine umukunzi wa Amanda byose arabireba, ahagaze hepfo yikinze ahantu ari kubireba kuko yasebye nta kuntu yaza mu bantu bamusebeje, ababaye cyane. Eric araza bacana buje, Kanyange agerageza gufata Eric ayibajabura, Amanda arareba mu bantu bose aramubura, aramushakisha abona ko nyine afite umuntu ari gushaka, aramushaka yibaza umwanya ahagazemo ko Amanda ari amushaka. Base Amanda ari he? Amanda ahagaze mu gicucu urabona ko kijimye, ari kwitegereza ibiri kuba byose, afite agahinda, yanze kugira icyo akora kuko aratuje, we ntabwo akunda ibintu byo guhubuka. Eric nawe arakomeza arareba Amanda aramushaka, Kanyange arakomeza arajijisha mukura mugati bashaka nde ko mari imeze neza, aramwihora kuko azi ibyo yakoze, aramureka arakomeza arashaka. Eric nawe ata umutwe areba mu bantu bose bari aho aramubura. Yarangije nyine aravuga ati okay, ndamubuze nyine, kanakire nyine ibibaye. Afata icyuma agerageza nyine gukata keke n'uhari Kanyange kuko n'undi nawe ntacyo bapfa n'inshuti ye, bakata keke arayizamura, abantu bose barishimye. Kanyange biramushimisha kuba n'uwo munsi afatishije Eric ku munsi ukomeye nk'uyu nguyu, amutambika keke. Eric nyine ashyiramo emosiyo nyinshi cyane, Kanyange nyine biramushimisha nawe arayifata arayirya. Eric nawe nyine akomeza nyine gukomeza ikirori nk'uko byakagenze, ariko nyine Amanda ahagaze epfo yikinze ahantu ari kubareba, byamurakaje nawe nyine yabuze ikintu akora. Abantu bari bose barishimye bose kuko cucucucu cy'ahantu batapfa no kumenya ko ari hahagaze. Arakomeza arabareba akurikirana ibintu byose biri kubera aho ngaho, ntabwo yaterana umukunzi nubwo atahabaye, ariko byose ari kubireba. Kanyange nawe agerageza gukata keke, agiye gutamika Eric arizamura, arabanza nyine abyiyumvira avuga ati uyu munsi ni njyewe, aramutamika. Byari biguye, Eric nawe rwose yahagaze ewana yishimye rwose, ikirori cyabaye ikirori, ameze neza rwose. Kanyange ari kugerageza kumuba hafi kugira atabyibuka. Amanda, Eric, Kanyange basohokanye. Eric ukabona ko bakomeje kuganira na Amanda cyane, bo barishimye. Kanyange yicaye, basohokanye nyine, kubona ko akimenya bishaka akimena hasi. Kanyange tsoke ndahari kanze njye kumuzanira ikindi. Bafashe ibyo kunywa byabo, icya Amanda n'icya Kanyange arabihindurana, buri wese nyine arabahinduranya kuko kare yari yabonye Kanyange ajya kuzana icyo kunywa, ahari tunashyira mu cyo kunywa cya Amanda. Eric arabibona avuga ati mfashe umwanzuro kuza kubihinduranya mu gihe Amanda atarasoma kuri buno burozi, kuko urabona ko Kanyange aba afite ishyari ryinshi cyane. Eric arangije nyine aratuza, aravuga ati nta kibaye nyine, kumva ibyo kunywa yabihinduranyije, icyo kunywa cya Amanda yagihinduranyije n'icya Kanyange. Kanyange nawe yicaye azi ko ibyo yakoze bigiye gukora, azi ko uburozi yashyizemo icyo kunywa cya Amanda ari bugiye kubunywa. Amanda nawe rwose nta mutima mubi, ntazi ibyabaye, ari aho aranywa nta kibazo, akomeza kuganira na Eric. Kanyange nawe yicaye areba Amanda yitegereza, aravuga ati ataratangira gutaka ryari, ashimuta aho ngaho. Eric nawe nyine, Eric we yazi ko umukunzi we nta kibazo ari bugire, aramuganiriza yishimye ameze neza. Amanda nawe ati sha nyine byose biba bimeze neza. Kanyange nawe nyine aramwihora, akomeza kumureba areba avuga ati sha ndagukoze, ubu ngubu hashize iminota ingahe. Kanyange atangira kwikanda mu nda, yumva arahindutse,
Eric aramwitegereza aramwihorera kuko azi ibyo yakoze. Eric avuga ati tekereza Amanda yaza kuba ari umeze gutya ari wowe ubikoze. Kanyange nawe yibaza ibibaye azise ibintu nakoze byagenze bite, mu nda haramurya yubika umutwe habura icyo akora. yegeze icyo kunywa ku ruhande aravuga ati ninjye wanyweye. Amanda we yakomeza kwigana na Eric we kuko yaba yabonye ibiri kuba n'umutwe uranamurya rwose, ubona ko isura yahindutse. Kanyange we ari kuribwa cyane yubika umutwe hafi no kugarura ibyo yariye. Eric nawe nyine abura icyo akora atereka hasi telefone arabamureba. Amanda biramucanga aribaza akomereza. Kanyange asigara aho ngaho mu nda hamurya ibyo akoze nyine. Amanda bakomeza kugenda areba inyuma yibaza habaye